reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikiye kuri RD1. Nizere ko mumeze neza n'abatameze neza kandi turabifuriza kumera neza. Hanyuma rero uyu munsi mbafitiye umutumirwa. Ni umumama mukunda cyane mwabonye muri filime Ibanga. Nizere ko ubwo muhisemo umukeka cyangwa se umutekereza. Ni umumama arasa neza, yambaye neza, rwose arahumura neza, nuko njye ari njye umwegera ndi kubyumva njyenyine, ariko ni umumama muzi nkame Ibanga. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mama Dusabe rero mwaramubonye, musanzwe mumuzi nka Mama Chris, ariko noneho uyu munsi turi kumwe hano muri studio za RD1. Mama Dusabe rero uyu munsi wakoze cyane kubana natwe, katugushimire. Murakoze cyane kunyakira. Yego, hanyuma rero tumaze iminsi tuvuga cyane ku babyeyi. Turimo kugira inama ababyeyi tubabwira ukuntu bakifata nyuma yo kubyara, ibintu bakora kugira ngo barusheho kumera neza, ko turashaka kubaka umuryango muzima, umuryango ufite ababyeyi bameze neza n'abana bonse neza, kubera ko umuryango umeze neza iyo mama w'umwana yaruhutse. Twabonye ko kuruhuka bifasha umubyeyi kumera neza, bikanatuma n'umwana amera neza. Niyo mpamvu rero twahamagaye umubyeyi, umuntu wabinyuzemo, azi byinshi, afite experience itandukanye, afite abana barenze umwe. Rero hari byinshi agiye kutuganirizaho, atubwire ese ubundi wenda tugarutse inyuma ho gatoya, iyo umuntu atwite hari ibintu tujya twumva abantu bagira bitandukanye, hari ukurarikira, hari no kugira gutarya nyibutsa, kandi hari iyo umukurarikira cyangwa se kuzinukwa. Guhurwa. Icyo kinyarwanda cyo nari ntekerejeho. Hari uguhurwa. Ese nkawe nk'umubyeyi wabinyuzemo, ubyaye inshuro zitari imwe, ufite abana batatu. Yego. Rero muri abo bana batatu numva ari urugendo ufitemo experience zitandukanye. Ese watubwira wari utwite we kubwe ku giti cyawe, utwite byakomereye gute, wari umeze gute? Murakoze cyane. Urugendo rwo gutwita ruba ari urugendo rukomeye ku babyeyi. Ni urugendo rurerure, amezi 9 ruba ari urugendo rurerure ku buryo kurunyuramo utwite biba ari ibintu bigoye. Ubwo reka duhere ku guhurwa. Guhurwa. Kuko iyo umuntu atwite uko byasa kose ushobora guhurwa, ushobora no kudahurwa, ariko uruhande runini cyane umubyeyi arahurwa. Hari ibintu reka kurarikira. Yego, no kurarikira. Kugira kuvuga ngo hari ibyo uhurwa akareba n'ibyo ushaka cyane. Yego. Rero njyewe ku ruhande rwanjye hari ibyo nahuzwe, hari n'ibyo nararikiye. Hanyuma umaze kubyara birashira? Yego, birashira. Birangira uwo munsi wabyaye ibyo wari wahuzwe ubu none usigaye ubirya. Yego, ndabirya uwo munsi wabyaye. Birarangira nuko ubyaye bigendana n'umwana. Njyewe niko byangendekeye. Ntabwo nongeye guhurwa cyangwa ndarikira. Narariye bisanzwe, naranyweye bisanzwe. Impamvu ranjye ndimo kubikubazaho, nanjye ndi umubyeyi mfite abana 2, ariko giye abana 2 bose nta na rimwe nahuzwe, nta na rimwe nararikiye. Byose naryaga bisanzwe. Nyine nta kintu kimwe kizasinduka mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu rero nyine mbyumva, niyo mpamvu nakuzanye nk'umubyeyi kugira ngo utubwire se uko ibyo bintu bibaho. Noneho kandi hari ikindi abantu bavuga ngo iyo uri umugore nyine uri mu rugo wemerewe kubyara, ngo hari igihe umuntu abikabiriza cyane, kandi wa muntu wenda watwisinda atateganyije, wenda tuvuge agiye kubyara akiri iwabo atari yashaka, ugasanga we ntabwo bimubayeho. Noneho ugasanga hari igihe bavuga ngo ese ntabwo byaba ari ugukabya kw'abagore? Oya, ntabwo byaba ari ugukabya, ahubwo hararikira ufite. Hararikira ufite. Iyo ntacyo ufite ntacyo urarikira. Ntacyo ufite ntacyo urarikira. Ikindi indi kwerekeza bitewe n'ubuzima urimo. Ngo hari n'igihe ngo umuntu atwite nayo kwezi kumwe agahita yambara mariniyeri mbese kugira ngo yereke abantu ko aba yikeneye. Hari ukuntu utwite ubikeneye. Hari n'igihe utwita ukayihisha. Kuko nyine yaje utayiteguye. Ariko inda yaje uyikeneye urayerekana. Rwose ku kwezi kwa mbere nyine ugomba guhita wambara ukereka abantu ko hari ibintu byagiye. Hari ikintu cyagiye.
ariko hari n'igihe twita ari impanuka ari ibintu bigutunguye ugahisha. ariko none ngo hari abantu bakabya urumva wenda tuvuge wararikiye ngo bibaho ubwo noneho ndabyumvishe ko bibaho njye nubwo bitambayeho bibaho ariko nubwo hari igihe umuntu akabya nk'abantu ugenda ngo bashaka nk'umwotsi w'indege cyangwa se ugasanga ubyukije umugabo saa 8 z'ijoro wenda ajya kunshakira ikintu nk'iki ese nta kwegizagera kubaho ntiyari abantu bamwe bajya bakabya wenda akabashaka ikintu ariko wenda ashobora yakihangana bugacya rero ntipaka kubyutsa umuntu mu gicuku ngo byuke ujye kunshakira iki ikintu kigendanye n'icyo ngicyo ntabwo nanjye njya mbyumva ngo bararikiye amakara ngo inzoga utayinywa ariko ntabwo njya mbitekerezaho cyane kuko ntabwo ikintu ibinonko ntabwo wamenya ngo inda itegeka gute ibwira umuntu gute kuko ni ikintu wumva nyine ushaka ku buryo utakibonye uba wumva ari ikibazo ariko icyo kintu mu rugo kiba uko byasa kose ugifitiye ubushobozi iyo utakibonye hari ingaruka nazo no mu buzima busanzwe nshobora kumva ngo wenda tuvuge nk'ubu ngiye nkunda amafi nkunda ifi rero iyo nabaga ntwite ifi naraziryaga ariko noneho wenda umugabo wanjye akagira ngo ni uko ntwite ariko nubwo naba ntatwite ifi n'ubundi mba nyishaka rero ntayibonye nkumva nyibonye sava ndayirya ariko nubwo naba ntayibonye ubuzima bwakomeza kandi ngiye nkumva ntabwo ari uko ntwite gusa kuko n'ubundi ubusanzwe nsanzwe keretse wenda mvuze ngo wenda ndarikiye nk'ikintu ntajyaga ndya wenda tuvuge nimba ari inzoga ntayinywa ubwo nayirarikira gute birashoboka ngewe nigeze kurarikira isambusa udasanzwe uzirya nazo naryaga nubwo nari nzizi yego kandi nubwo nari nzizi cyane ukazishaka gute rero utazizi nyine nari ndi mu cyaro twimutse tugiye mu mujyi nkajya nzibona ariko nyine nkumva ni ibintu biri aho rimwe rero nyura ku ndobo ntwite numva sindi wumva kuka karagukuza ndavuga na ahantu sindi buharenga ariko nkibaza ibintu ko ntabibi n'ibiki ndabaza barambwira ngo ni isambusa ngo ni ibiraha birangije ndagura ariko guhera uwo munsi iyo numvaga agatima kaje nyine nkahita njya kugura hanyuma maze kubyara ikintu maze kubyara byararangiranye ubu ntabwo urya ibiraha ntabwo mbikunda niwe muntu ubasha udakunda ibiraha ntabwo mbikunda keretse ntwite yego ariko nicyo kintu nararikiye ntarinzi ibindi byose ubirarikira warabiriyeho yego usanzwe ubizi yego nk'amandazi narayararikiye ariko narayaryaga no mu buzima busanzwe narayakunda yego ariko ibi kintu kigendanye no gutwariza amakara bivuga ngo ntabwo wararikira ikintu utazi abagore batubeshya ngo bararikiye ngo umwuka w'indege none se uko byasa kose ku ndege waba warahanyuze indege waba warageze ku kibuga ukumva ni umwuka wayo kuko nanjye iyo ntanyura ku ndobo ntabwo nari bumenye iby'isi yego karakubise baba barahageze yego ubwo wabyaye n'umwana ukunda ibiraha ntabwo abikunda bivuga ngo kuba wararikiye ikintu se kuba bavuga ngo ni umwana ugishaka kuki atavuka umwana ugishaka ariko kuki atavuka abanjye ntabwo babikunda kandi biraha ndabitwariza pe ariko nabitwarije kubera ko nabona ubushobozi bwo kubigura ubwo ni ukuvuga ngo iyo ngera ku ndobo nta mafaranga ukabishaka ariko ukabona amafaranga yo kubigura ufite wari kwikomereza ntabwo wari gupfa urikomereza nyine ukavuga uti tuza nta kintu ntabwo inda yavamo oya ntabwo ndayavamo ko abantu bajya bavuga ngo ni nakibona ngo ndiravamo oya nabo babyandike babivuga muri batubwiye niba ari uwo yavuyemo kuko atabonye ikintu yavuyemo kubera ko atabonye ikintu ntabwo ndayavamo nta nubwo yewe n'umwana yatirimuka hanyuma abantu bavuga ngo bazinozwa ngo abagabo babo ngo kubera ko batwite ibyo bintu bumva bibaho bivugaho iki bishobora kuba bibaho wenda hari abo byabayeho ariko cyane iyo umuntu atwite imbaraga zigenda ziba nke wanamuzinukwa wanamuzinukwa imbaraga ziba nke rero ushobora kubyitwaza wanabyitwaza cyane iyo umuntu afite inda afite ibintu byinshi yitwaza ahubwo wabyitwaza ariko atari byo ushobora kwitwaza nshaka iki kubera umwana ari kugishaka nanjye amafi nayaririyeho pe ikintu cyose mwababyeyi mwe utwite ufite ubushobozi ikintu cyose washaka kurya wakirya kuko umugabo yakikuruha kubera inda ariko kandi umwana wanjye amere neza rega ubundi nta muntu utakora ikintu cyiza utakorera icyiza umwana we abishoboye ariko kandi namwe babyeyi mujye muvuga ibintu bishoboka mujye mureka gukabya ngo mushake ikintu umuntu atabona kandi murebe n'amasaha ase kubyutsa umuntu usanga z'ijoro ko ngo urashaka ikintu
cyangwa ukamubwira uti burya ntabwo wakihangana bugacya bwacya pe nta n'ikintu yaba nabibuze yakomeza ahubwo nyine kunda barahatetera iyo ufite ukuteta urateta ngo ufite gisaguranaga ijosi niko abanyarwanda bavuga nanone uramutse ibyo bintu utabibonye warabyaye ndizera ko nta handi hantu wazabibonera nta zindi stress watera ku mugabo nta handi wazibonera mbese abagabo batagira akayo umufatiraho naho ngaho yego utwite ukavuga ngo nkeneye ibi atakubona bize nimbyara ndetse ukagerageza nyine hari n'ababyeyi abagore bagerageza kugoramo abagabo kubera nyine nta handi hantu azamugore akavuga ati ahangaha hano nkuboneye reka ngufatisha hanyuma rero reka nongere nkubaze uduhe nk'ishusho urugendo rwawe rwo kubyara tumaze kuvuga mu gutwita urabyaye noneho umaze kubyara niki cyagufashije kugira ngo wongere umere neza uko nkureba gutya ndabona umeze neza urasa neza rwose ese ni ibihe bintu byagufashije kugira ngo wongere wiyiteho wongere umere neza nk'uko wari umeze mbere iyo umubyeyi amajije kubyara ikintu cyihutirwa cya mbere aba akeneye kuruhuka akaruhuka akarira ku gihe igikoma akakibonera ku gihe nyine akirinda gukora imirimo ya hato na hato kuko uko ukora imirimo utarakomera umugongo n'ubundi urakomeza umugongo ukakomeza ukaba mubisi ntabwo umugongo uba ukomeye rero ikintu gifasha umubyeyi ni ukuruhuka ugakaraba ukarya ukanywa nyine ukongera ukuzuza yanda ahantu umwana we yaravuye ibyo bintu mama yajyaga bivuga kera avuga ati gushyiraho mwavuye kumva ko none nawe urakagaruye biba ari ibyo kuko umuntu ari gushyiraho abana bavuye aba ari gushyiraho abana bavuye kuko uzarebe uri umubyeyi ubyaye bwa mbere bitandukanye no kubyara bwa kabiri akiriya nzara ivahe uzi ko iyo umuntu amaze kubyara sinzi ahantu inzara iva inzara ufite inzara nyine urumva inzara wagira gukira umukobwa iyo umuntu amaze kuba umugore urasonza mana n'ibiryo baryaga biriyongera naho ndabona umuntu yarabyibushye noneho uzareba ku mwana wa mbere ushobora kutabyibuha ushobora no kutarya byinshi ariko uwa kabiri urarya ukabona nturi guha ndibuka njye mbyara umwana wa mbere nkimara kubyara gutya no kurya byari byananiye numva nta na peti mfite ariko reka mbyara uwa kabiri umuntu twari kumwe buri munsi ubu ngubu ahora abinze atavuga ati umva bampaye icyayi kwa kundi nyine bakubaze utumwa mukara agakombe ka mbere numva nakanyujije numva ntani Yesu we numva nta n'icyabaye numva ahubwo nibwo inzara ari kwiyongera nyine igifu kigenda uko byasa kose kiraguka ikindi aho umwana wa mbere yarari shyiraho undi mwana wa kabiri yego haraguka ubu none mufite abantu 8 wabyara bwa gatatu uzabireba neza ni ukurya ukagira ngo rero biba bisaba kurya ukanywa nyine indi kuzura ntusonze nanone iyo umubyeyi abyaye agasonza bimugiraho ingaruka no gukira nta kiravuga yego ikindi uretse n'ingaruka z'ako kanya n'iz'igihe kizaza arazigira ntabwo birangira rero biba bisaba umubyeyi kwiyitaho bagabo mujye mwita ku bagore banyu bakibyara kuko nicyo gihe baba bakeneye kwitabwaho indi minsi yo wagerageza niyo ubuzima bwaba butoroshye nawe aba ari muzima aba yakiyitaho yego ariko akibyara rwose n'ideni warifata hanyuma buri igikoma gitera amashereka kuko iyo umuntu wese yabyaye igikoma kiba ari igikoma n'isombe ibyo bintu kuvuga ngo igikoma n'isombe kuko nibyo bitera amashereka igikoma rero n'isombe kuko ngewe igikoma nakinyweye ku mwana wa kabiri wa mbere ntabwo wakinyweye wa mbere ntabwo nakinyweye wumva kutagishaka oya ntabwo ari ukutagishaka ni bya bintu byose twavuze ubuzima urimo bukwerekeza ahantu ugomba kujya yego rero ushobora no kubyara igikoma ukakibona rimwe ariko ejo ntukibone rero bikagusaba kwinywera ka mukaru amajyane ntabwo ahenda nyine aba ari 50 ariko n'iyo mukaru nayo ikabonekera ku gihe byashaka bikaba ibiryo ikibi ni inzara ikibi ni inzara uko byameze kose ariko ukabibona biziba icyuho ariko iyo umubyeyi noneho iyo agiriye amahirwe akabona igikoma akabona isombe uwo mubyeyi atandukanye n'umubyeyi waba anyweye utuntu twose apfundikanye ubwo noneho nk'aba bantu bahari abantu badakunda igikoma muri kamere badakunda igikoma nubwo yaba yabyaye
rwose baba igikoma bafite ikindi kintu bakunda ari gushaka nyine icyo ushaka. Ushobora gusanga hari umubyeyi wabyaye akavuga ngo ndashaka ji, ariko nayo nyine ugasanga iri guhoraho. Nyine ikintu ari gushaka agagomeza nyine akakibona, kandi nayo ikamutera amashereka. yego ikamutera amashereka. kuvuga ngo ikintu cyose wanyweye upfa kuba ugishaka. Uretse ko amashereka atari ay'igikoma aba asa nk'aho ari amazi. Abantu Sinzi ababyeyi bavuga nabo ngo- babyandike. abantu bavuga ngo pirimusi ngo zitera amashereka. Primus ibyo ntago mbizi, kuko abazinywa byo ntago mbizi, ariko ikintu cyose unyweye ugishaka wabyaye cyangwa uri ugishaka gishobora kukugwa neza. Yego, upfa kuba gusa wumva inzoka yawe ugishaka. Ugishaka Ariko atari rero- ukukibura, atari kukibura. ukukibura. Ariko iyo wakibuze amashereka ashobora kubura, ni hahandi wumva ngo umubyeyi yabuze iki, amashereka. Amashereka. Yego. ubwo rero ababyeyi mwihaye kunywa pirimusi ngo zitera amashereka, muba muri kwica abana, muba muri guha abana inzoga Ibiyobyabwenge. kandi bakiri batoya. ahubwo ababyeyi baba basanzwe bazinywa. Yego rata, Yego, bakazikunda banazikunda. bakazitwaza bakabesha ngo nizo zitera amashereka. Yego, nizo zitera amashereka. Kumbara Ariko agashaka. niyo aba ashaka nyine icyo ashaka nyine nicyo bagomba kumuha. Ariko rero ababyeyi tubabwire ko atari byiza kunywa inzoga utwite, kunywa inzoga urimo wonsa, Wabyaye. uba urimo guha umwana ibiyobyabwenge, urimo kumuha inzoga, kandi inzoga ntabwo ari iz'abato. Ntabwo umwana akwiriye kuba yanywa inzoga. Hari akandi kantu kigeze kuba mu bitaro kandi nari mpari. Umubyeyi yarabyaye amajije kubyara, ngo ikintu umubyeyi abanjijeho kunywa ngo ni nacyo aho umwana we kugira ngo atarwara icyo mu nda. Noneho kubera ko yarabanje kunywa ku nzoga asomya no ku mwana. Umwana inzoga yaragiye mu minota ingahe, umwana amara atangira gucagagura. Ntumbwire. Yego, nk'amasaha nk'atatu umwana yarapfuye. Oya, Yarapfuye pe, kubera inzoga. kubera inzoga. Ngo ikintu wari umubyeyi yashyize mu nda bwa mbere ngo Nicyo nicyo hano ahereza umwana ngo kugira ngo ntarware icyo mu nda. Yego. Ariko rero ababyeyi Rero tubabwire ko mwababyeyi, rwose nta kintu kivura icyo mu nda. turababujije. Ikintu gifite mu nda kirikiza. Kirikiza. Umwana aravuka, namara aba arimo kwirambura akura, Yego. igihe kiragera icyo mu nda kikikiza. Ayo majoro uzajya uyihanganira, abantu banga kurara amajoro muri ababyeyi. Iyo wabyaye umwana ubwo mbese uba ugomba kumubera amaso Gutangirana n'urugamba. n'urugamba rwo kumurera. Rero nta kintu ugomba kwinubira na kimwe, ibintu byo kumuha inzoga. Ubwo se nk'uwo nguwo ko yapfuye koko mwa bantu mwe, ubwo yungutse iki? Noneho umuganga arabaza uti uyu mwana ko yari muzima Bigenze bite? Ariko bo bapima bakabona amara ari kugenda Acikagurika. kuko amara y'umwana aba yorohera. aba yoroshye disi. Rero ababyeyi badukurikiranye mubyumve rwose, ntago icyo mu nda gikizwa n'ikintu umuntu yariyeho bwa mbere. Kirikiza. Kirikiza. Kandi buriya naze gusanga hari abana ntabwo baribwa kimwe. Hari umwana uba uzi kwihangana, ukabona ko arimo gushinyiriza, arimo kuribwa, ariko ntakuraza amajoro, ntarare ijoro ryose ngo buke. Nk'ubu rwose nkanjye abana banjye ntabwo bajya bandaza amajoro. Nyine urabona ko arimo kuribwa. Rero niyo mpamvu tubwira ababyeyi ngo ntimugajye muha abana ibintu byose. Umwana wundi aba akwiriye kugira ikintu ashyira mu nda agejeje amezi 6. Mu gihe ataragira amezi 6 rero ntabwo ugomba kumuha n'amazi yo kunywa. Wowe ahubwo yanywe nk'umubyeyi, unywa amazi menshi, noneho umwana ayonge. Sibyo? Yego. Ubwo rero ababyeyi rwose icyo kintu mujye mucyitwararika. Hanyuma ikindi cyagufashije ni iki kugira ngo ukomeze umere neza. Wenda tuvuyeho kuruhuka bihagije, ikindi kintu wenda waba warakoze wasangiza ababyeyi badukurikiye, ukababwira uti mubyeyi kugira ngo umere neza kora iki n'iki n'iki n'iki. Ikindi kintu nakoresheje nyuma yo kuruhuka, nyine biba bisaba ko kuba no hafi y'umwana. Hafi y'umwana, iyo igituza cyegereye umwana umubyeyi aregerana. Sinzi niba ababyeyi babizi uko wegerana n'umwana cyane, atari bya bindi umuntu abyara agahita asiga umwana akagenda akajya mu kazi. Yego, biriya bintu nabyo bituma umubyeyi adakira vuba, kuko ntabwo aba yegeranye n'umwana. Rero mwa babyeyi mwe nyine murasabwa kujya mwegerana n'abana banyu cyane, nyine ukita ku mwana uko uri kwiyitaho, ukita no ku mwana. Bigufasha gukira vuba. Bigufasha gukira vuba kuko umwana agenda kwegeranya, bikanongera n'ubucuti hagati yawe n'umwana, affection ikazamuka. Rero abantu babyara bagasiga abana ku kanya, hari igihe n'uwo mwana wabyaye
bituma atakwiyumvamo nk'umubyeyi Yego. kuko ntabwo mwegeranye ngo nyine ya affection izamuke ugasanga umwana ntabwo akwitaho nka mama wawe, Yego, arita umubyeyi n'umwana. arita ku mukozi kuko niwe abona hafi, niwe bari kumwe umunsi ku wundi, ugasanga niwe akunda kurenza uko akukunda we mubyeyi, kubera ko nyine utamubaye hafi, utamwiyegereje. Babyeyi rero mujye mwiyegereza abana banyu, mube hafi y'abana. Ushobora no kuba wenda wamusize, ariko igihe ugarukiye uvuye mu kazi, gukora nabyo ni ingenzi muri ubu buzima, ntabwo wakwirirwa n'umwana gutya gusa, ariko no n'igihe utashye mufate umushyire mu gituza. Oya, ko ikintu navugaga cyo kwegerana n'umwana, hari ababyeyi babyara mu mezi 3 bagahita bajya mu kazi, koko nibyo, ariko muri ayo mezi 3 hari n'ugenda ataragera, hari n'ugenda ataragera, ariko ni gute usize umwana kuva mu gitondo ukagaruka nimugoroba, gira amasaha uzamo muri pause uze wegerane n'umwana wawe. Yego, ariko udasize umwana mu gitondo ngo ugaruka saa 5 z'ijoro, biriya bintu bituma umubyeyi ntagakira. Nyine uba umeze nkaho hari ukuntu umubyeyi abyara agatakaza umwana agapfa, kwa kundi nyine umwana aba yaragiye. Yego, umugongo w'umubyeyi ntago ukira. Rero iyo utari kwegerana n'umwana wawe saa 6 ngo yonke, nimugoroba yonke, saa 6 niyonke, ibyo nabyo biba ari ikibazo. Rero mu kazi kose wakora biba bisaba ngo usimbukemo amasaha make, isaha imwe cyangwa iminota, ugende wegerane n'umwana. Amashereka aranaryana, ariko ku muntu utonkeje, umuntu atonkeje amashereka araryana. Abantu mutabizi, amashereka rwose araryana iyo utonkeje cyane. Yego. Hanyuma rero reka tubashimire abantu mwadukurikiye mwese kuri channel ya RD1, mukore subscribe, like, share na comment zanyu ni ingenzi. Hanyuma kandi Mama Dusabe afite YouTube channel iri gucaho filime yitwa Umukazana Mubi, nawe mugende muyirebe, yitwa gukira channel Mama Eva Films. Mugende nawe murebe, mushyigikire, mukoreho na like, share, comment, mumushyigikire rwose, filime ye muyirebe kandi muzayikunda. Hanyuma rero mwakoze kubana natwe, Mama Dusabe wakoze kubana natwe kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha cyane, twizere ko n'ubutaha nitugukenera tuzakubona. Mwakoze cyane. Akantu gato nshaka kubwira abantu, gukora subscribe ntabwo ari ibintu bikomeye, nta n'ikindi kintu bisaba, ntabwo ari amafaranga, gukandaho gusa ukaba ushyigikiye umuntu rimwe gusa, icyo kintu ntabwo cyabananira. Noneho kandi abantu bakandaho inshuro nyinshi, buri kiganiro uko gisohotse ugakandaho, buri kiganiro uko gisohotse ugakandaho, ubu uri kuyikuraho. Bisaba ngo ukandeho rimwe, ubundi urekere gukora like gusa, utere na comment, unasharinge inshuti zawe. Nk'ikiganiro rwose cy'ingenzi nka filime ya Mama Dusabe, nayo muyirebe kuri Mama Eva Films, rwose mudushyigikire cyane. Nta kintu bisaba, mushyigikire umubyeyi, urumva, mukurikira ibiganiro bye, birubaka. Ni ibiganiro bya sosiyete nyarwanda, turi ku muryango, ikintu cyose mwumva yabaganirizaho, icyandika muri comment. Murakoze cyane. Reka tubashimire mwakoze kudukurikira, ikiganiro naho ubutaha. Bye bye.